Yesu yongera kuvugana nabo abacira imigani ati ubwami bwo mu ijuru bugereranywa n'umwami wacujuje ubukwe bw'umwana we arongora atuma abagaragu be guhamagara abatorewe gutaha ubukwe banga kuza. Arongera atuma abandi bagaragu ati mubwire abatowe muti dore niteguye amazimano. Niteguye amaki? Amazimano, amapfizi yanjye n'inka zibyibushe babibaze, byose byiteguwe muze mu bukwe. Maze abo ntibabyitaho barigendera, umwe ajya mu gikingi cye undi ajya mu rutundo rwe. Abasigaye bafata abagaragu be barabashinyagurira barabica. Maze umwami ararakara agaba ingabo ze arimbura abo bicanyi atwika umudugudu wabo. Maze abwira abagaragu bati ubukwe bwiteguwe ariko abari babutorewe ntibari babukwiriye. Nuko muje mu nzira nyabagendwa. Mu nzira hehe? Abo muri buboneyo bose mubahamagare baze bataha ubukwe. Abo bagaragu barasohoka bajya mu nzira bateranya abo babonye bose. Arantu nshaka ko muca akarongo ababi n'abaki. Inzu yo gucyurizamo ubukwe yuzura abasangwa. Umwami yinjiye kureba abasangwa abonamo umuntu utambaye umwenda w'ubukwe. Aramufata ati mugenzi wanjye ni iki gitumye winjira hano utambaye umwenda w'ubukwe? Nawe arahora rwose. Maze umwami abwira abagaragu bati nimumuboha amaboko n'amaguru mumujugunye mu mwijima hanze, niho bazarira bakahahekenyera iki? Amen. Kuko abatowe ari benshi ariko abatoranyijwe bakaba bake. Munyemereye nasoma ibyakozwe n'intumwa ibice 10 umurongo wa 4. Ayo natabahaza murasoma muri gutaha. Ibyakozwe n'intumwa ibice 10 umurongo wa 4. Aramutumbira aramutinya aramubaza ati ni iki mwami? Aramusubiza ati gusenga kwawe n'ubuntu bwawe byazamukiye kuba urwibutso imbere y'Imana. Mbafitiye intashyo mubishoboye abafite agatege munyemereye arega ni no kubinginga kuko sindababwiriza ku gahato ahubwo nukubatereta n'intombora nkagira abanyumva ndabangiza amahirwe. Imana idufashe kandi tugire neza. Impamvu ndayibabwira rero ndatomboye mbahaye intashyo ni muzakire. Mwihangane muzakire. Ushishoje wasanga aha hateraniye abantu benshi baje gusenga ariko bashobora kuba batazi aleluya igikorwa gikorwa n'Imana n'abasenga. Ubundi aha hari kubyiganira abagabo batatu. Abagabo bangahe? Kandi bose bafite imbaraga. Ari ngenda hateraniye n'Imana irahateraniye ariko n'umugome ubu nawe yateranye. Satani ntarindira abamurarika. Ntiwamubwira ngo umperekeza guherekeza ushaka udashaka. Iyo akubuza asubira yakazagaruka ejo. Ubu rero haduteraniye
nasomye ijambo riravuga ngo igihe kimwe abana b'Imana baje gushengerera ngo ariko na Satani yari yagize ute, yari yazanye nabo. Ndibaza ntariko kuki batayibwiye ngo widukurikira. Ndasubizwa ngo mubaje gusenga, reka iryo mbe ndiretse ebitaye. Rero mu gusenga hakorwa iki? Haba intambara ya Satani kugira ngo usengere ubusa, hakaba intambara y'Imana kugira ngo usenge ubonemo ingororano, hakaba intambara yawe, aleluya, kugira ngo ube mu ruhande rw'Imana, nayo ni intambara. Utiduha ikimenyetso yahanze, urabona y'abantu 100 bicaye mu mucaca, ugire ngo kwicarayo barabishaka. Urahari umugambi umugoma bafite ngo batumva iri jambo. Nubwo mwaje gusenga mwese ntawe uraja mu ijuru, wakwambara neza, wakwitonda neza, kandi Imana dusenga iri mu ijuru. Twe twicaye he? Mu irango. Harakogwa iki rero? Gusenga kwawe n'ubuntu bwawe nibyo birazamuka, aleluya, nibigera ku Mana wumve nayo iravuze iti rero gusenga kwawe n'ubuntu bwawe byangezeho, none umva uko mvuganye nawe nguhaye umugisha. Mwe ntawe murayayo. Niyo wavuga indakuramutsa Mariya 10 urazivugira hano arizo zizamuka. Niyo wavuga amayibukiro yo kwishima urayavugira aha ari yazamuka, ariko wowe uricaraho utega amatwi wumve ko byagezeyo. Watebeza, wakwambara neza, wakwitonda, warebesha duto, urabesha si wowe urayayo. Harajya y'ibyo uri gukora nayo uri gusenga. Ayo uri gusenga nananirwa gutambuka ikirere, urataha uko waje. Niyo mpamvu uyu mwanya utambutse avuze ngo dukwiriye umwuka wera, kuko umwuka wera muramvugira ngo amena, niwe uzamura ibikorwa byose turi gukora akabishikiriza Imana. Waba ugeze nimuhira ukumva Imana iravuze ngo gusenga kwawe n'ubuntu bwawe nabyumvise. Ashobora mu iteraniro kuba hicayemo padiri cyangwa se shehe cyangwa papa, nabo baraguma hagenda gusenga kwabo. Ushake ube waratangije uru rusengero ugashira ngo ibuye rya mbere ryifatizo, ntabwo unaraja mu ijuru ye. Haraja y'ibyo uri gukora. Ibyo uri gukora nibiba byiza muramvugira ngo amena. Mu gihe cyo gusenga amasengesho yacu agira ute? Atambuka akaja kureba. Biro mwicaranye ngo ntabwo ari wowe urajayo, wowe uraguma aho haje y'ibyo uri gukora. Ko muri kumpakanya ko mufite korari maze imyaka 50, uwaraye mu ijuru rimwe ninde? Oya tubyizanye ukuri, ndi pasitoro namwe murambyaye. Wari wararayo bugacuvuye, harara y'ibyo wakoze. Dore ndaza vuba nzanye ingororano, ngororera umuntu wese ibikwiriye ibyo yagize ute yakoze. Koroneliyo ntabwo ari we wagezeyo, hagezeyo gusenga kwe n'ubuntu bwe. Abo turi kumwe mbuzi ikinyarwanda mbivugamo, aleluya. Buriya hano uhagaze woherereje umuntu mitiyu umwajyana, iyo wohereje mitiyu nawe ujyayo, hagenda mitiyu wowe ukagira ute? Iyo ari nke igerayo ari nke, iyo ari nyinshi igerayo ari nyinshi. Buriya bariya bicaye hariya hagize unyohereza mitiyu bitewe nuko ari nyinshi naseka batangezeho, ariko bohereje itaguze na capati narira. Nayo dusenga nuko ateye turayohereza akazamuka
yagerayo Imana yakwishimira igaseka ikavuga ngo utu tuntu umwana wanje anyoherereje tunteye kumureba. Waba uryamye ukumva itumva uko mvuganye na nzakugenda imbere, naho n'utwo wasenze twayigezeho. Haleluya, haleluya. Iyo abaye abasenga bose bigerayo, twasomye ijambo. Haleluya, ariko haleluya, ntabwo ari we urajayo. Ubwo rero waraye uriba, none uje witonze uteretse amaso ngutwa haraja y'ibyo wibye, uraja kwenda yikiza ibera hose iki se wagize ngo nubwo wibye ntibagufate ngo ubwo harazamuka iyo foto niyo ubushize Imana irayifite. Niba hari umuntu wahaye miti ureba, nubwo miti yayimaze, reba muri telefone yawe urabonamo message bakubwiye bati wohereje aya. Baba batureba bari hejuru, batureba batwitegereza. Hari ubirinduka ukagenda uri umukobwa ukahakubita umwana, wamara kumubyara ukamuhenengeza mu gihuru, ukabirinduka kwa gitifu uti mumpe paracetamol naragwaye, naho ugwaye gukuramo inda, ukaba witeye kwa reverandi ntabimenye, ukaburaje hano wera rekada uraririmba hakazamuka uruhinja rwagera imbere y'Imana ukumva iravuze ngo iyo muza kunshengerera. Ariko namwe menya hari ubuze muri kwimyoza, mvuze nabi kuvuga ngo harazamuka ibyo ukoze, ubwo nabizira. Ishakire karuvati imena agatuzi karimbura amabuye, iyi ntabwo ari yirajayo. Harajayo amajoro naraye n'umwete mfite. Umudamu wamukubise kimwe, umubirinduzi ikindi, agacengo, none waje. Haleluya ekada, harazamuka igipfunsi wamukubise. Ijambo riravuze ngo gusenga kwawe nimubishobora muvuge ngo amen. Ntabwo mbumvishe neza, mwavuga ngo amen. Harazamuka iki? Mumfashe gusenga n'ubuntu. Niyo mpamvu abashumba bashize kode hariya. Harabamwe imirimo ibiri, gusenga n'ubuntu. Ibindi urigira ntibyagerayo. Twasomye Yesu kugira ngo akopeze abantu uko ubwami bwo mu ijuru bwubatse. Yego haleluya. Harimo abantu bazi ko bagezeyo, hari n'abazi ko baritashe, ariko ntabwo ari mwe gusa. Yaravuze ngo yemwe mbacira umugani, baravuga ngo uducire. Ngo hari umuntu ngo akore ubukwe bw'umwana we, ngo ashaka kurongora, ngo maze atumira abantu, ngo banga kuza, ngo n'abakabiri banga kuza, ngo ateka n'ibimasa, hagira banga kuza. Ni bande? Abanze barahari. Ngo maze kurambirwa aho ngeze mu gika cyacu, ngo abwira abagaragu be ngo muje mu nzira nyabagendwa. Ngo noneho abo bagaragu se kugira ngo batumire abanze kuza, yarazaga akavuga ati umwami afite ubukwe, akaza akareba nka presidente hano yashingira ku mataratara, atabereye gutaha iki? Ngaho munsubize, none se amadarubindi ntigabereye ubukwe? Akamuha invitation, akabirinduka hano yabona ucuranze soro, ati nawe uzabutaye. Akabirinduka hari akuruhimbi yareba karuvati itomoye ku murongo imanutse horizontaloma, ati nawe uzabutaye. Bwira uwo mwicaranye ngo akarebera inyuma, akarebera hehe, akavuga ngo nawe ukwiriye
kandi Imana yo yari ishaka ababutaha irebye he, ariko abo yatumye barebera he. uje ugahagarara hano ukareba rino teraniro, wahita ubwira Imana uti tegura ijuru, bose bazagerayo. Nta jisho riri kureba cyane. inzu umukobwa wa hano hakurya yari afite musaza we witwa Munoni, amureba inyuma, amurebeye, amuzaniye capati, aravuga ati musaza wanjye ndagukunda. Naho umuriro muri musaza we uri kugurumana ngo azamufate. Ise wa Munoni nawe arebeye umwana w'inyuma, aravuga ati mwana wanjye ukundana na mushiki wawe pe. Munoni ati yego. Naho ari gupanga uko azamufata ku ngufu. Munoni arirwaza, nyina arebeye inyuma ati umwana wanjye yarembye. Naho ntayarembye, ni icyaha cyamwishe. Ubu impamvu korari yuzuye nuko murebera inyuma. Urebyemo imbere haririmba 9. Siyoni mumbabarire, muzi ko turi inshuti. Ujuka ukabaga aba bantu bari hano bose, ugafata imitima ibagize ukayisiga hano, ukabohereza hanze, ukavuga ngo ndaje ndabaza umutima mwinjire. Wabona abafite amamoto n'abafite amamodoka bari kuririmba, bari kurenga imareba bavuga bati gwahinanye. Abatuyoboye bari kureba imitima, ntabwo bari kureba inyuma. Ariko kuko umushumba areba inyuma, nabibye nawe usize imitima hano. Are uwo mwicaranye, impamvu uri kumuhobera nuko uri kureba inyuma. Imana imubaza ikakwereka ibyo ari kugutekerezaho, wavuga uti ndicara hasi, wahahaguruka, wavuga. Impamvu yateguye ubukwe hakabura n'umwe aba yohereje kurarika, batumiye barebeye inyuma, ariko ntibabona icyo uwo bararitse ari gutekereza. Bagira ngo abereye ubukwe, naho ntabwo ashaka kubutaha. Madareka nkubwire, iyo ureba imbere uba waramusanze. Oya tuvuga ni muri gahunda na porogaramu. Iyo Imana iguhishurira uko umugabo wawe ateye imbere, wari kuvuga uti nzasazira. Ariko kubera yaje yatebeje, ejo teme n'amataye n'amaki yose, fataha naho amaresha, uburahurudutse none wageze yakwereka imbere. Ndashimira Kristo wehoreje umwuka wera wareba imbere. Munoni afata mushiki we perezida, barinda binjira, bagera nka hano, baragira ngo aragiye kumugwaza. Mushiki we rero nawe yari ameze nkawe, nta jisho ry'umwuka yagiraga, ngo ngiye kugwaza musaza wanje. Naho yarebe ahageze yakubita hakugera mugarika mutera inda. Ababyeyi baje, mushiki waramubabugira ati babyeyi banje murasenge muri menge Imana ibaha amaso y'umwuka. Iyo ndebe biri mu mutima w'uyu simba naje, ariko kuko narebeye inyuma ninjiye ndamurwaza, none ahubwo nsohotsa ngwajije. Murambabarira, mbonye abayobozi bo mu nzego z'ibanze. Hari n'igihe wimikuza aguhitana, warebera inyuma seveye ibya depoje utewana uyazamfasha umurenge, naho azakubira igitaho akurasi joragu, ukavuga uti ndacurubyutsa akashigikira abarucuruza, ukavuga uti ndacamuritura ati munditure 5, ukavuga uti ndaca abasambanya akaraza 8, ukazifata warapu, ukavuga uti si javesi. Iyo mbe naho warebeye inyuma ateretse amaso, ugira ngo ashoboye akagari, naho ashoboye ubugari.
hari abantu turi kumwe muri aho. Yego, haleluya. Nateraniye ahantu kandi nino, ariko nari ngikizwa 89 turaterana guca. Yewe Imana ishimwe, kariya gahusa yatanze yarakoze. Yabwiye abagaragu ngo ubwo mwagiye mukararika abantu bakanga, noneho mugende mureba ababi n'abeza. Akwasere grise. Urusengero rushinzwe iki? Nugo guteranyirizamwe ababi n'abeza, Yesu akazirobanurira. Ngo mu nzu y'Imana Gahini yatsinze mwene nyina ku rusengero. Aberi arebera inyuma, murabe mengi Imana ibaha umwuka, naho nimurebesha y'umubiri muzagwa no mu byo mutapanze. Noneho Gahini ajana na mwene nyina, wamenya ko aragutikurirayo, mwajana gusenga muraho. Mu bigeragezo 50% ufite, bimwe ni ibyabo babi baje ku rusengero kandi baraciyongera. Ngo baramujanye bagezeyo, nibyo nabaganije. Gahini ariko nyegera, Gahini agira ngo harazamuka amataye ye n'akarima k'igikoni n'agasozi ndatwa, naho harazamuka ibyo yatambye. Ngo ituro rya Aberi rizamutse, Imana itumva uko mvuganye nawe nzaguha ubugingo buhora. Irya Gahini rizamutse ngo rirapfiririza rigera ku gahembe, rirapfiririza rigera Kanzenze, ngo rigera i Nyanza riti riba rirapfubye. Ntiyagira ikimubwira, afata mwene nyina arahamutsinda. Iyo ababyeyi bamenya ko Gahini aratsinda y'Aberi, bari kubohereza kujana gusenga, jya kwiyicarira mu rusengero, mu kiliziya, mu musigiti, naho guteranyiriza ababi n'abeza bagaragiye umugeni, kuko umugeni ntiyashobora imirimo yo ku rusengero wenyine, agomba kugira abamugaragiye bazayimufasha. Nta mugeni wagura ibi byuma byose ngo azabishobore, agomba kubamo n'ababi bazamufasha kugura stabilisateur. Imana kuburimwa se wagize ngo kuburimo nukuri ekada. Bibiliya ivuze ngo iki? Ngo umukwaje abonamo umuntu utambaye umwenda w'iki? Umva rino jambo, hari abantu bazihisha kugeza Yesu aje mutabafasha. Hari abantu bazihisha mu itorero kugeza Yesu aje, ntawe abavumbuye, bazavumbugwa na Yesu gusa. Udirije bagihishe, bakenyereye ku kintu babirinduka bati wera simbangana riboko masi yasoke niwumvira ingaruti waba na diakoni. Imana ivuga iti muhishemo nzamurobanura nshi. Hari ijambo rivuga ngo icyo gihe nibwo nzaberurira, mbabwire ngo sinigeze kugira ute kubamenya. Bwira uwo mwicaranye ngo hari abantu Imana itari yerurira, ariko mumbwirire mfasha kubwiriza. Ako kantu karyoheye abimareba pe. Hari abantu itari yerurira, umwami dufashe kandi atugire neza. Uwitwa Yuda yabayemo, kandi Yesu yarazi ko azimanika ku giti, ariko amurekeramo. Amurekera iki? Kugira ngo ibyahanuwe bimusohorereho. Ntube muri abo rero, iki ni igihe cyo kwiyarura. Reka mbibwirira kandi mbabwira undi wihishe, umugabo nta bwenge yarihishe. Umva nkubwire, arihisha ngo afite urwandiko rw'ijuru naho ari urwa paruwasi. Arihisha, yihisha uw'isibo, arihisha, yihisha mudugudu, arihisha,
yihisha uwa paruwase arihisha, yihisha uw'ururembo arihisha, yihisha umuvugizi arihisha, yihisha abayoboye imirenge arihisha kugeza igihe yihisha agera ku rugi. Ngo nuko ageze ku rugi bamubaza urwandiko yahawe ari gukizwa, aravuga ati ntabwo nigeze cokora nzi kwihisha. Ntiyarazi kwihisha. Uzi kwihisha imyaka 60. Uba hari abantu bihishe, akihisha akabyara ahandi umwana, bikarangira nkete zitamufasha, agasubirayo akabyara yundi, akonga kaza akihisha, akaba akabonye mana. Iyo muntu rero yihishe mu ndirimbo aba yihishe neza. Urabona nawe sinaza ndavuga ngo akabonye, wahita uvuga ati bakugire na diakoni, naho ari gushaka izo yihisha. Ari abantu bazi kwihisha. Biro mwicaranye ngo bazagaragara. Ubukinze ziranzugi ukavuga ngo imyenda yose tuyishire hasi, wabonamo nk'akapote 15. 15 zihishemo, zishinzwe iki? Ngo umuntu asambana ariko ntatwite. Ubu tubwiye uti mushira amatelefone hasi, amafoto gabambaye ubusa, ago muri Afurika y'Epfo, ago muri Sudani, ago muri Bangladesh, ago muri Kongo mu mashamba y'ituri basomana, wayabona. Ariko kuko bazi kwihisha, ngo murahagarika, bujya muhagarika uzabona ijuru. Iyi Imana izi kuzabona ijuru ikweruriraga vuba ngo wihane. Abo nkunda ngira ute? Nk'abahiki. Narindi kuza mbona abantu mu nzira batagiye gusenga, ariko kuko atari iyo nyoboye ntaho numvishe ngize agahinda. Buri yaba ari iwacu mba namubajije nti kutagiye, uwicaye n'abababaza imbere ye. Biza Abisirayeli bahagurutse mu Egiputa ari uruvunganzoka, bambuka inyanja gitari ziri kuvuga, baje kugera i Kanani na Miriyamu yarayitaye. Kuko nageze mu idini 89 ariko nkizwa 96. Mbo cyatumye ntakizwa kankibabwira. Umumama arambwira ati watubwirije neza ariko urebye ukusa uzapfa udashatse. Ati nta muntu nabona wakwemera, ariko ntumurenganye, nari mfite ibiheri mu jisho naha byose byuze. Indiye ati nshingiye ibyo bakuvuze mu materaniro uzapfa udashatse. None ngire nte? Ati gukizwa ntibirangira, nakurangira ibabajya inyange ukarikenyeraho ukaje uravuga ngo nkuko inyange zikundwa n'abantu bose, ngo n'inyange ntiyishwa n'inka yica. Ati wari wumva inka yisha inyange? Ntoya. Ati hute rero kibugabuga urebe iry'inyange urikenyerereho, maze uzarebe ko abakobwa batazakwirukaho. Saa 11 narindimo ndenga zambyo nkataje, ibintu bansomeye byose byanshizemo, kandi koko yaravuze ukuri. Nari narabuze umukobwa wambwira ngo joteme, ndagukunda, ariko nari mfite n'inzara, inzara igahura no kunanuka, kugahura n'ibiheri, ibiheri bigahura nuko nabaye imfunya, maze biragenda birivangavanga. Umukobwa wese ndebye akagira aca. Noneho ndavuga nti uyu mugore kandi yabibonye, nti ntawagaye umupfumu utakwatsa isake. Ndabirinduka ibaba ndishira ahangaha, ndarikamufura neza. Kamufurage, c'est rare de passer inaperçu. Batakubonye, de ne pas être vu, de ne pas être attendu, batanakumvise. Haba hari abana bakora icyaha ntihagire ubabona.
wamubwira uti kutatashe madamu uri gucuruza atabakiriye babaye benshi cokora bari byo naho haje n'uwo mu gitari epfo y'urutoki ndarisenga natugeze refresheri umwana ufite amaso y'umwuka witwa Jackie niwe wavuze ati abafashe muvuge ngo umwuka ni mwiza mwayimbera icyubahiro mwa bwira mwicaranye ngo Imana iguha amaso y'umwuka mubwire ngo Imana ikurebere Imana ikurebera aho biri ikurebera aho bakwihishe ikurebera aho bitabye ikuberebera abaguhiga ikurebera abaguteza amahembe ikurebera abakugambanira ikurebera abadashaka kukomera ikurebera abaguca inyuma haleluya Imana ya aba protokole nabo rero barebeye inyuma baje kwicaza Jackie ngo akoze gahunda nabi ngo ageze mu ruhimbi Jackie aragenda aricara nanje ryaba bandikomeraho ndasebera muri aba bana ijwi rikaje rirambwira ngo wanze guseba utashatse none ugiye guseba nta n'uwo ufite ko narajyambaye sinanamumora mbo amatama gakomeza kuba amatama impanga zikomeza kuba impanga urukara noneho ruba nk'ubwo isombe yabuze urukuguri mbo ni mubishobora muvuge ngo Imana iturebere bwira uwo mwicaranye ngo iri kureba ibi turimo baravuganye bati bati mumwihorere abonane nawe ahantu agiye kabiri buriya hari impamvu abanzanye guca bwira uwo mwicaranye ngo umwuka azakuzana azagira ute kutari kumusa azagira utera uwazanye Sawuli azakunanirwa mwe musaba umwuka ze ibyo mutareba azabireba ibyo mutumva azabyumva ibyo mutakandagira azabikandagira ibyo mutakubita azabikubita musaba umwuka ze haleluya haleluya musa mfite icyumba iwanje inzi nari mfite icyumba inzi ko kamera zihari iwanje barasenga hariho imashini doda hazamo umuhungu ntavuze kuko yarakijijwe sinakomeza kumwandagaza ariko nawe arabivugaga dusenze igihe umwuka weraje ni mu karambi wowe bashaka usohoke ubaze dusohotse tugusenga abandi bari muri haleluya naho twarebeye inyuma tugira ngo nawe arasengaga afata wa mutwe w'imashini arawujana ushiriwe bwira uwo mwicaranye ngo kandi yaje gusenga bwira uwo mwicaranye ngo urebe telefone yawe neza twajwemo haje ababi n'abeza none izo mu buraga zishaga he umumama witwa Venansia haleluya irindi yitwa Teripoli w'umupfakazi w'imyaka 40 agiye mu mwuka nuba aracahari nubagize ute yashanze umugabo w'inyamugeyo ate ndavuga intawugezemo ndakabura umwuka we atumva uko ivuganye na ati Imana irafushe yanze ubujura bwabereye mu iki cyumba iravuze ngo imashini iri kwa runaka wa runaka uyibonye ute ati ngiyo ati ku musago w'uburiri wabampera umwuka akabarebera we arakureberaga akamenya aho byihishe akakurebera akamenya aho abanzi bageze akakurebera akamenya aho urupfu rugeze akakurebera akamenya iminsi ushigaje arakurebera
bwira uwo mwicaranye ngo umwuka kurebere, umwuka kurebere. ndamubwira inti rero Venansiya, njye sinshoboye amande ba gitifu batandahira, yireke nzaguri. Atumva, warambwirije ariko ntiwampaye impano. Ati umwuka arambwiye ngo iri hariya. Turagenda tuzamuka mu nzira yarikanuye, ndi kuvuga umwuka udatinya inzira. Mwuka ntatinya inzira, mwuka ntatinya karitsiye. Ibyo byanyuza n'indimi wavuga uti namba ngo hora baraje ngo igo, ntabwo ariho. Ndi kuvuga umwuka Mikaya yari afite 400 bagahanura ngo umwami azabaho. Waravuga ati sinkubesha amavuta ndimo ntiyaca ku ruhande, uzapfa vuba. Mwe muretse kunseka mutazambyara. Tugeza yarabirinduka aja hasi aja hejuru. Atizana imashini iri ku buriri ku musego gwawe. Umuhungu ati ntayo. Mwareka nkavuga imirimo y'umwuka. Mwuka byaramwe ibindi ko ari ntuza wareka. Umuhungu aje ngiye ati mukibonye. Ndabaha 200 ariko namwe nimutakibona mba ngiye mu mubiri. Ndi niba utabibonye neza wa ati pu 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 pu. Aba yageze mu nzu, ntiyatinya inzu y'uwo mugore, arinjira agera mu nzu aho wajyamaga, abazanye umutwe gw'imashini. Abapendi bose n'abapenda byote bose turapfukama tuti tubabarire nta mavuta dufite. Iyo niyo soko y'itorero rya Gahungeri. Agasisiro kose karavuga ngo tugiye gukirizwa mu iki cyumba kifite Imana ireba aho abajura bahishe. Irahari ntayihari. Nyiri gikapo nashikira atagira icyabura. Nababi nabeza. Muranyemerera mbabwira kandi sindavuga umwuka wa Daniel sinari mpari. Ibya Basaduraka sinari mpari. Ndavuga umwuka na Munezero. Bahari mumvugire ngo amen. Ndavuga umwuka. Nteraniye mu Gatenga. Umwana raza wo murera arambwira tuvuka ivuganye na Imana igufatiye umwuka agufatiye abajura kandi udahadi. Ndagenda ndari Gikondo saa 6 ibisambo 2. Ibyo byageze no mu kagari. Ntabwo ndi kuvuga ubutumwa bwo mu bwumba bw'umuhijya, ndi kuvuga umwuka ukora ku mugaragaro. Akibimbwira aragenda hagarara mu birayi byanje. Ndi kuhamagara Imana ngo ibaho umwuka wera abarebere. Ubwo nanje nari njyamye mu mashuka mvuga inti rwose genda Mana uri nziza n'u Rwanda ni rwiza. Nanje uwo muri Gishwati njyamye mu mashuka meza. Naho umwuka ntabwo araho, yagiye pfa iwacu kuwitwa Rurangangabo aje mu birayi byanje ategereza abajura. Ibisambo 2 bihuriramo bigwana iminota 40, buri cyose kizi ko kiri kugwana naje. Kikavuga kiti Munezero ndekura ntaho nzagarukamo. Ikindi kiti Munezero ndekura abo umutekano baraza barinda babigeraho. Kimwe kizi ngo ninje Ivete ni imfura yaje, yari afite 6. Ibyo nzabibereka. Barantelefona bati umwuka wera gufatiye ibisambo. Mwamuretse ntugafashwe utafite icyo ufashe. Wifashwa n'ibirayi byanje Imana yarinze, fatwa n'umwuka iguhaye. None se n'ibyawe irinze. Umwuka arakora ntabwo akora. Imuduhe hari abamutegereje. Rambura ikiganza ukeneye umwuka wera. Kandi ibyo kamera ikunda n'ibyo umwuka yanga. Nimugende wenda uje Kanyarira ubirinduke kizabonwa.
uje Samatare na Samuduha burindi igikombe na saro yawe. Iyo ufite icyo umwuka yanga yakuzaho ariko ntiwamubatizwamo. Kano karumvikanye neza. None si yuririye muri Simba bari yawe bagize ngo iyo ugiye mu nama muri convention abari kwa papa wawe unayivamo igasigarana beneyo. Utagira ngo ubwo umwuka ari mu rusengero ngo ubwo kuriho yakuzaho ariko nturamubatizwamo kuko ufite icyo wahishe kandi yanga. Ndataha mu gitondo mpageze nsanga ibihungu bibiri mana y'ijuru birahitwa mu masha abantu batubihana umwuka tumva uko mvukanye na nzabaguhanira. Icyo nabahanye kirahagije nagira ngo nguceho abajura. Kuva ubwo nta mujura wari wakinisha kugaruka bagendaga baraganira ngo umwuka ngo uri munezero ngo afataga n'abajura adahari. Ndi gutereta data ngo muririmbe muri mu mwuka. Njenzu witwa Dawidi wabaga mu mwuka abasazi bamutera yavuga ati pa 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 ngo umusazi akavuga tuzaba umwami. Indirimbo aririmbye zikirukana abadayimoni. Naho bino baririmba sumwa so mundi pa 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 ntabwo ari ibyo ni indirimbo zigucaho abagusoma. Mvuze icya gatatu nta cyabaye nijoro nimuza muzabibona. Ndavuga umwuka na munezero. Aleluya. Mvuye Godiyari ngeze Kabaya abasambo babiri bankurikiye. Aho nahakurira icyigisho kivuga ngo umwuka aragwana. Umwuka aragwana gose akagwana n'igihe udahari. Ubu mwararenganye kuba mwiri dini mutagira umwuka ntabwo imbaraga muzazibona. Uzagwana n'abantu uzabashobora. Uzaba muremure bataresha na shari. Wigire mu gufateresha na velomoteri. Uburabyibushe bati yariye ibinini by'ingurube. Uburananutse bati sidi mugeze kure. Uburasetse ata umugore yakagize inganzwa. Ubumusize nkiriye ati yaramutaye. Uburiye ibyawe batajya nk'ingurube. Ubuguze bike atafite inyatsi yaramwishe. Ubuje kwigisha batari kugwanira ubwarimu. Uba wicaye iriye ati bamwimye ubwarimu nonaje. Uburatukuye bati yisize amavuta atukuye. Ububaye umukara tasa na godoro. Ntabwo abantu intambara mufite ni nyinshi cyane. Mukeneye umwuka wera akabari ubagwanirira. Imuduhese turasubira hato. Ngeze Kabaya abajura babiri umwe agiye kuverisa bamanukaho. Tugeze muri giciye ndi kwambuka ahantu hari icyayi umwe abasimbutse agiye imbere ati ubwo ari kubwira undi ati musange nyine bafite icyuma cy'impurumpuru. Ariko umwuka akaba yambwiye ngo ngukijije urupfu rutunguranye. Ndi kuvuga umwuka ukiza n'izitunguranye. Iki mbere ngo kiza kigiye kuntera nticyamenya nanje ko mba naranyuze mu bakorobate bo mu Gatenga nka kigira ngo ubwo ni ubupasitoro gusa. Naho n'ibintu by'imirambararo n'amadeduwana byanyizingitiranyijeho byose. Irakora ntabwo ikora. Mwararenganye mwe muri mwiri dini mutagira umwuka wera. Munteye agahinda. Kikijugunye iyo mpurumpuru mba nayifashe. Uwinyuma ngo azi nti ngwino mba nasimbutse ngera ku. Ndatombora umwuka aramumfasha abaranyereye agwagarame. Mba nshize akahura indi ntuzongera. Ndi ngaho senga ijyanyu. Naho ndi kumubesha. Ati shala la dulula ivi shari kiko shari ndufite shari. Ati nta shari. Ngiye kuguha iminota 3 wiruke. Naho uwinyuma yabonye waguye nawe arirukarage. Ndufite iki mu mufuka waruje kugira uti tinarinje kubambura. Ndakubona gubyibushe nkagira ngo ufite ibiceri. Ndi ntayo.
ntiweho ntayo ufite ati ni ijana rya bosi ntizana indi kutari gukura abakuye mashira nka aragenda nanjye rero nanjye nzi kwiruka 100 metero ndakuraguza nibyo nkundira umwuka ngeze mu rugo umwuka tumva uko mvukanye na buce wayagejeje nareba ijana mwuka gufashaga kwihangana n'imbere y'ibiryo hari abantu batagira umwuka wera baruraga isahane bakayuzuza nk'abagemuye nk'abavuye kurangura mu Bushinwa iyo ufite umwuka waruraga muri gahunda ngaho kambore mu gitondo ngezeyo muraho ndakibona kite kihagarara nkubwire kiti oya kitirengera umurimo w'Imana ntiyego ndawurengeye gishira sebuja ndidore ngiki ati rero reka nkubwire ni mugabe kabiri n'ubundi nari nyabuze isenkandi ndayijana nari nayikoreye si umwuka wabimfatiye nyikubitira ahangaha ngeze mu rugo ndareruye umwuka akora imirimo na papa wawe atakora akaga papuro duteguriraho nagiye kubwiriza ndagenda ngiye ku ruhimbi nsanga nakibagiwe nareba nka hari uko ndasubirayo kugashikira mbona ndabansabye ifiyeri ripfe mfa gutomboza nsomaho mbonye ngo igitovu kireba none cyabwiye umwerezi ngo buke mu gitondo iragikandagira ndababwira ngo hari ibyo yakandagiye umuntu barahagurutse ati birahariwe ati nguhaye inka y'ibihumbi 500 nyigurirwa no kwibagirwa agapapuro umwuka arakora ntabwo akora tumusabe uni ku mutwe wawe duhamagara Imana yewe we mukeneye umwuka